ukibaza ngo ese ni uko turi rubanda rugufiya kwitwa ngo umunyonzi ese niki tubangamiyeho kuri leta gituma twebwe duhohoterwa nk'abandi baturage bose mu gihugu none kwifata ariko nka saa 8 ugiye nka saa 8 ufashe igare ufite umugore sibyo ufite abana ufite unzi wishyura sibyo abana bakeneye kurya sibyo abana bakeneye kwiga kandi igare ribishyurira uri kumva nawe ukeneye kurya urebye abanyonzi b'umuhanda ni benshi kandi twese ntabwo ariko bose ari abasore niba uri umugabo ufite abana babiri sibyo kandi bakaba biga bakabakena imyenda y'ishuri bakena ibikoresho byo ku ishuri sibyo kandi ari igare batunze sibyo warishyira mu muhanda polisi kazi karifatamo haryo ubwo ngubwo ni uburenganzira mu rwego rw'igihugu cyawe wavukiyemo igihe kibazo kigeze ko mbaho ntazibagirwa n'ikimwe bamfatiye igare baritwara mu Gasyata arambwira ati nyuma y'amezi 3 uzaza kurifata inde warifashe ni umupolisi yego kandi babambaye amajina ntabwo amenya amazina yabo yego hashize 3 njya mu Gasyata ngeze barambwira ngo igare bajyanye ku Muhima ngeze ku Muhima igare ndaribura batubwira ngo amagare hano nayi Kanombe ndagenda ngi Kanombe ngeze Kanombe amagare ndayabura ndaribura ndakata nsubira mu Gasyata nsubiyeyo batanga amagare ari hano nayo bazanye ejo sibyo kandi wewe hamaze amezi 3 kandi baranga amagare ahari bayazanye ejo barambwira ngo jya gushaka umupolisi wagufashe agusinyire kigege agomba kuribona hajye umupolisi wagufashe no uhe mu muhanda ngo umupolisi akwekana no uhe none umuntu w'umunyerondo azaza kubwire ngo umunyerondo azakubwire ngo va kwirigare warabuze iryambere ukaribura muri ubwo buryo azakubwira ngo va kwirigare ngo nimve honge kuripakiza imodoka ritwa umureka rijyane niho hano uzumva ngo umunyonzi ngo yakubise umunyerondo amuzize igare ntago uzaza ngo nyambure igare ryanjye naryigura 110,120 sibyo kandi uzi ko ari impigi rishinzwe kungaburira abana ntabwo ibintu bishoboka kuba kugira ngo igare urinyambure wanyambura ubuzima ubwo rero hamwe abanyamakuru sibyo mubasha kuvuganira hejuru mugomba kumenya ko hagati y'abanyonzi na leta harimo ikibazo ngo ikibazo ngo ntabwo ikibazo ubundi uko bwari giteye gite igeza mikoro hejuru gato ese niba igare riteme mu mujyi wa Kigali sibyo kandi tukaba tuzi ko ikintu kiteme mu mujyi wa Kigali inteko nshinga amategeko itegeka ngo iri kintu nago cyemewe sibyo barangiza irondo rikaza rigafata amagare sibyo nyuma hashira amezi 2 ngo nimuze mwishyura amagare tubaha amagare yanyu amagare bamara ko yaduha uri kumva hashira andi mezi 2 bakongera bakadufata urebye ibintu ni nka politike cyangwa se ni nk'ibintu utakora sibyo icyo dusaba ni kimwe ni ibigare teme mu mujyi wa Kigali niba bitubwiye here teme mu mujyi wa Kigali umuntu igare kurema cyangwa se n'ibigare ryeme mu mujyi wa Kigali nibashyireho ati igare riremewe umuntu yemeye gusora 1,000 cya buri kwezi cyangwa se n'ibya buri kwezi noneho umuntu anyonge cyase niba kitemewe sibyo bagati nta gare ryeme mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu karere ka Kicukiro mu karere ka Nyarugenge nta kintu ikitwa igare nticyemewe ariko se uzumva ngo igare ngo Kimironko bafashe Ikanombe bafashe Nyabugogo bafashe mu Gasyata amagare aruzuye ibyo byakurikiraho ukajya kumva ngo nyuma y'amezi 3 ngo muzaze mwishyura wajya gufata igare ngo ni 90 kandi giteye agahinda umurenge ubwayo ushyiraho koperative sibyo wo kugira ngo winjire muri uwo muhanda ari umurenge ugwacyo cyangombwa umurenge muri ugwacyo cyangombwa nyuma yaho ukumva ngege barifasha kandi cyo cyamwe bari baguhaye ari cy'umurenge waguhaye ukibaza ngo ese ni uko turi rubanda rugufiya kwitwa ngo umunyonzi ese niki tubangamiyeho kuri leta gituma twebwe duhohoterwa nk'abandi baturage bose mu gihugu bazafata umwanzi bavuga ngo igare mu gihugu ntiryemewe cyangwa se bavuga ati abanyonzi mu rwego rw'umujyi wa Kigali bari kuri level iyi ngiyi niho bakwiye umusoro uyu n'uyu nguyu sibyo ni koperative irasora sibyo isaha ntarengwa yo gutaha ni iyi ngiyi abanyonzi bemuvugeho umuntu uzarenza iyo saha tuzamuhana by'amategeko ni icyo abanyonzi tuzira none kwifata ariko nka saa 8 ugiye nka saa 8 ufashe igare ufite umugore sibyo ufite abana ufite unzi wishyura sibyo abana bakeneye kurya sibyo abana bakeneye kwiga kandi igare ribishyurira uri kumva nawe ukeneye kurya urebye abanyonzi b'umuhanda ni benshi
kandi twese ntabwo ariko bose ari abasore bose harimo abagabo harimo n'abubatse rwose bafite n'abana bafite umuryango niba uri umugabo ufite abana babiri sibyo kandi bakaba biga bakaba bakeneye imyenda y'ishuri bakeneye ibikoresho byo ku ishuri sibyo kandi ari igare batunze sibyo warishyira mu muhanda polisi ikaza ikarifatamo harya ubwo ngubwo ni uburenganzira mu rwego rw'igihugu cyawe wavukiyemo nk'amwe abanyamakuru mwe mutuvuganira sibyo mwe muzagende mubwire cyangwa se mugera kure ugati mutubarize nyine abaminisitiri nibo bashinzwe amategeko ese amagare mu mujyi wa Kigali aremewe sibyo ese niba yemewe sibyo twemerewe gukora sibyo nta mivurungutanye wabaye ubu umuntu yaza akakubwira ngo icyo gikapu hetse gikuremo tugitware cyane nakaza akavuga ngo iyi mikoro ufite niyi gutunze sibyo iyi mikoro yifate uyiduye tujye kuyifunga sibyo nihashira amezi 3 uzazishyira ibihumbi 10 iyo mikoro tuzayiguhereza byanarangira kandi hano dufite ibyangombwa duhabwa sibyo kandi biba biriho tini namba yo kwishyuriraho ese ayo mafaranga dusora sibyo katwemera kunyonga kuki badufata icyo hece kuri njyewe inyunganizi twasaba niyo ngiyo gusa ko tubangamirwa n'irondo na polisi niba tubyemerewe tunyonge cyese niba tutabyemerewe bazadukure mu muhanda burundu tumenye ko nta gahe ryemewe kandi rero dufasha mu rwego rwa rusange twese wenda hari akantu gato nifuza kukubaza yego nibyo wenda no kwihangira imirimo no gushaka imibereho ndetse wowe ukavuga uti kuki batubangamira batubwiye ibisabwa tukaba ari byo dukurikiza wowe ikibazo kigize kukubaho utazibagirwa n'iki ikibazo kigeze kumbaho ntazibagirwa n'ikimwe bamfatiye igare baritwara mu Gasyata arambwira ati nyuma y'amezi 3 uzaza kurifata inde warifashe ni umupolisi yego kandi babambaye amajini ntabwo amenya amazina yabo yego hashize 3 njya mu Gasyata ngeze barambwira ngo igare bajyanye ku Muhima ngeze ku Muhima igare ndaribura batubwira ngo amagare hano ni ayi Kanombe ndagenda ngi Kanombe ngeze Kanombe amagare ndayabura ndaribura ndakata nsubira mu Gasyata nsubiyeyo batubwira ngo amagare ari hano nayo bazanye ejo sibyo kandi wowe hamaze amezi 3 kandi baranga amagare ahari bayazanye ejo barambwira ngo jya gushaka umupolisi wagufashe agusinyire kigege agomba kuribona haje umupolisi wagufashe nuwuhe mu muhanda umupolisi wakorekana nuwuhe wamumenya se none muri ubwo buryo nibi igare uribuze gutyo sibyo horo umuntu wagubwira ngo ishyura amafaranga inote y'ibihumbi 110 uhita yatanga gutyo uyareka urugendo uyabure burundu ku igare ubundi sigara amafaranga ibihumbi 110 sibyo yari rishyashya ari rishyashya cyejana 30 cyangwa 150 sibyo umuntu ngo amafaranga yashibure igihe urangiza amafaranga uyabure none umuntu w'umunyerondo azaza kubwire ngo umunyerondo azakubwire ngo va kwirigare warabuze iryambere ukaribura muri ubwo buryo azakubwira ngo va kwirigare ngo nimve honge kuripakiza imodoka uritwara umureka rijyane nawe uri umuntu mukuru kandi nawe uzi ubwenge wabigenza ute kandi ufite umuryango ufite inzu wishyura abana bakeneye kwiga sibyo hari n'igihe abatari n'ayanyu ubuzima bwa rusange kandi harimo n'amaverisi siko twe dufite amagare yacu ubwo rero mu rwego rwa rusange tubangamiye n'ibintu bibiri njye kuri njyewe ikintu kimbangamiye ni kimwe sibyo badufata kudufata ubutitsa ngo saa 7 bafashe saa 4 bafashe saa 8 bafashe zaryarize zamanywa bafashe ikizi amagare bayafatira ikizi ndaguha ukuri gushoboka ko nujya Kimironko nkabura y'igare nujya ku murenge Kanyombe ugasanga nta magare apakiyeyo nujya Bumbogo ugasanga nta magare apakiyeyo Bumbogo kuri polisi ugasanga nta magare apakiyeyo umenye ko kubeshya ese twebwe mu mujyi wa Kigali sibyo ko turi abanyonze niki dusabwa nka leta niki dusabwa niki saba leta niki saba umunyonze kugira ngo twebwe twemerwe kugira twahindutse ibicibwa mu rwego rw'umujyi wa Kigali
Jya n'ikintu mbona yuko baguhaye mureke nawe azatuganiriza. donc hano mfite ibyangombwa pe ndabifite hano sibyo reba hari hakurya hindukiza amaso nkwereke uri kara kazi uri kukareba kara kanditseho ngo Kick Services ngo limited biriya ngo ni ibiro by'igare kara kakurya uri kureba gari imbere y'posta biriya ngo ni ibiro by'igare sibyo hariho n'icyapa cy'amagare sibyo kiriya cyapa nta nama yigeze ikorwa y'abanyonzi ivuga ngo dukoze inama sibyo iyi ni koperative y'abanyonzi amategeko ayigena n'aya ngaya abasekirite bafata n'aba ngaba amategeko yayo n'aya ngaya niba ugiye gushinga kampani nk'iyo ntuhamagaza abanyamuryango bayishinzwe sibyo watwara umugenzi wagera hariya bakagufata ngishyura ibyangombwa kandi iyo kampani ijyaho nta kintu kimwe uyiziho ari uko ukibona ari icyapa kimeze kuriya ngo ni icyapa ngo ni Kick Services sibyo kandi wagera hepfo utwaye umugenzi ngo utwaye ngo hagarara ngishyura igihumbi ngo cy'umutekano kandi ntabwo uzi uko yagiyeho nta nama yabayeho nta mategeko yayizi nta na kimwe uzi haryo ubwo iyo koperative se koperative na company bitandukanira koperative ni njyewe ni wowe nuriya n'uyu nguyu twishyize hamwe niyo kubita koperative company ni umuntu wishingira ikintu business runaka sibyo igihe runaka cyasenyuka iyo ni company ariko koperative nuyo wasigara umwe wenyine ubuzima gatozi iyo wasigara urumwe usigara uhagarariye iyo company iyo koperative niyo wasigara urumwe usigara uhagarariye koperative ariko company ni umuntu ufite amafaranga uzakisha akihingira business igihe runaka yagenda ubwo hano abo ngabo nibo bishyuza amafaranga iriya ni koperative ni koperative ni company ariko koperative ni njyewe ni wowe nuriya twishize muri koperative se hano ubu na koperative dufite ubu yarasenyutse ariko nubu haracyako amafaranga nk'urugero reka nkwereke oya reka mbimwereke neza uri kumva nk'ubu watuganijeho gatozi dore reba hano nk'iki ni igipapuro bampaye ngo cyo kwishyuriraho ngomba kunyongeraho ngo ni resi y'igihumbi ngo ya koperative iyi ngo ni koperative ngomba kwishyurira ubwo ni mu kwezi kwa kabiri ejo bundi none ukibaza ngo iki ni cyangwa turi kwishyuriraho niho hahandi uzasanga intambara sibyo z'abanyerondo n'abanyonzi uri kumva niho handi uzumva ngo umunyonzi ngo yakubise umunyerondo amuziza igare ntabwo uzaza ngo nyambure igare ryanjye naryigura ibihumbi 110 cyangwa 120 sibyo kandi uzi ko ari impigi rishinzwe kungaburira abana ntabwo ibintu bishoboka giteza umutekano muke sibyo nuko nta ruvuge tugira warubwo mva umuntu uvugira umunyonzi nta ruvugiro mugira nta ruvugire tugira kuko kubonye wese kubonamo nk'umwanzi ese niba ari igare n'ikijya cy'umuri niba uri komanda bakaguhereza station ngo yobora ukabona hagarubaye atereka tiyo kwegera ibyo rero nta gihe muri uyu mujyi wa Kigali usabona intambara z'abanyonzi na polisi n'irondo ni ibintu utamenya biri aho ngaho ukabona byakizwa n'iki byakizwa n'iki ikintu cya umuto bivura n'umwe sibyo no kubifatira umwanzuro niba igaye ryemeye mu mujyi wa Kigali sibyo batubwira ibisabwa tubikore batwemere kunyonga cyangwa se niba dutemewe tumenye ngo ntagaye ryemeye mu mujyi wa Kigali muveho burundu mujye mu bindi ni uwo muti wo gukemura icyo kibazo niba umuti wo gukemura ikibazo cyitirwa mu mujyi wa Kigali ni ukutwemerwa ko tugomba kunyonga sibyo ibisabwa tukabikora cyangwa se mu kimwe bakavuga yuko nta gaye ryemewe mu mujyi wa Kigali sibyo bere kuduhohotera bafashe umunyonzi saa 7 bamufashe saa 8 bamufashe saa 4 donc nta niki na kimwe tujya tubarizwaho ikiciro ni ugukora nk'uwiba kandi twungura mu gihugu kandi uri mu gihugu cyawe urabona polisi ukamubona nk'umuntu ucuruza urumogi yabona hagaze hari ukahita ufata no kwirukanka nta kintu yagutwaye we yaza gusatira wihuta umuhunga wakora iki se ushobora no kugonga umuntu akahita none ari kujya unyine no kumuhunga kandi twese ari gushaka iki imibereho ubwo mbese ni ukoroherana hagati muri ubwo buryo ikintu kirimo gishobora gucyoboka byose ibyo niba twemera ko tugomba gukora
sibyo nta muntu uri hejuru y'amategeko ibyo ni byo. sibyo cyangwa se niba igare ritemewe ababishinzwe bavuga ati nta gare ryemewe mu mujyi wa Kigali sibyo amagare bayakuremo cyangwa se niba twemeye nk'abanyonzi mu mujyi wa Kigali bavuga ati ibisabwa ku banyonzi ni ibi ngibi utazabyubahiriza n'uyu nguyu ariko byerekwa ngo buri wese azajya akantu kibasiza bashyizemo ngo amagare baragufasha nta na hamwe uzasanga hatari umurwano na hamwe nta umunyonzi kuba kugira ngo igarure inyambure wanyambura ubuzima niba sinabuze irya mbere nkabura irya kabiri iri naguze irya gatatu sinabuze inyambure gutyo biragoye nibaze ariryo riguhahira ariryo rigutunze nta kintu n'iki na kimwe ukora ari iryo gare ryawe sibyo kandi igiteye agahinda ujya kurangura biriya byuma kugira ngo abicuruze ni ukugira ngo nawe yinjirize igihugu sibyo asore nanjye ninjya kugura biriya bikoresho nanjye ndabigura nanjye mveho umusoro niho hahandi uyu muhanda uri buze gukorwa ibyo ni byo sibyo igare ritemewe ntabwo biriya byuma byakorwa sibyo biriya byuma bikorwa kugira ngo biriya byuma bikorwa kugira ngo umusoro uboneke mu gihugu nanjye uza kubihaha ninjiriza igihugu nibyo sibyo ya mafaranga y'umutekano ninjye uzayata gukora avuye gutwara wa mugenzi sibyo nugira ikibazo cy'igitanda kikurene kugitwara nzagitwara uyishyure 500 ejo nishyura umutekano cyangwa nishyure mituweli y'abana ese nurifata twese tuzakora akazi kamwe biragoye agomba kubaho n'abandi bakora ibindi kugira ngo niba amagare atemewe kuki bayarangura mu rwego rw'umujyi wa Kigali kandi kuki bemera ko yinjira mu gihugu kandi atemewe bamara kuyinjiza mu gihugu bayagurisha abanyonzi bakababwira bati nimwemere kunyonga kuki atemewe ibyo birumvikana icyo ni ikibazo kiri normal nawe uri umuntu mukuna watekereza no kabyumva ikintu sorera ushyizano business y'amagare sibyo ukarangura ibyuma by'amagare ukabishyira aha ngaha kugira ngo bya byuma by'amagare bibashe gucuruzwa nuko nzaza kuguteza imbere niyo ninza kuguteza imbere se igare nkariteranyisha namara kuriteranyisha sibyo wowe ukabona inyungu ngewe nkayena bagahita barifata bakaribika nzaba nungukiye ibyo birumvikana ubwo rero nkamwe abanyamakuru sibyo mubasha kuvuganira hejuru mugomba kumenya ko hagati y'abanyonzi na leta harimo ikibazo